Iwe cyangwa se mwaramutse bitewe n'aho muherereye ku migabane y'isi itandukanye. Iyi ni Umurabyo Gospel TV, aho tugenda tubazanira abaririmbyi b'ibyamamare mu muziki wa gospel ndetse n'ubuhamya bugiye butandukanye birushaho kudufasha kunguka Imana. Uyu munsi rero tukaba tubafitiye umutumirwa, reka tumusabe abibwire ndetse mubashe kumumenya birushijeho. Murakoze, njye nitwa Ngerenge Deray, ariko abenshi bazwi izina rya Deray. Ndumva ruko. Yego. Murakoze cyane. Mbibutsa ko ndi Ntwari Rugamba Felix ndetse na Nabukuru Jean Paul. Rero twaba dutangiye ikiganiro, turabasaba kumanuka hariya ku Murabyo Gospel TV mugakora subscribe kugira ngo muzajye mukomeza kubona ibiganiro byacu bigiye bitandukanye bituma turushaho gukomera muri uyu murimo ndetse bikadutera courage. Duhera ku mutumirwa wacu turamubaza ibibazo bitari byinshi cyane biza gutuma n'abatamuzi murushaho kumenya no kumusobanukirwa. Mubyeyi, turabizi ko mwakoze ibi bintu igihe kinini cyane. Nabaza nti ese umuziki wanyu cyangwa se igihe mwaririmbaga ni akahe kazoza cyangwa se mwabitangiye ryari? Bino bintu mwabitangiye ryari? Murakoze. Kuririmba ni ibintu nakoze kuva kera nkiri muto. Ndibuka nshobora kuba naratangiye njya muri korari muri za 78. Nari nkiri mutoya, ariko kubera ko nabigaragaje ko mbikunda, kandi icyo gihe twaririmbaga tudafite n'ibikoresho byinshi, tugacuranga ingoma. Icyo gihe nari umuvuzi mwiza cyane w'ingoma, bigatuma rero abaririmbyi bari bahari icyo gihe baniyambaza kugira ngo nze. Nicyo gihe natangiye za 70, sinakwibuka umwaka neza, ariko ni hagati 7-8 aho ngaho. Murakoze cyane. Aho ngaho mwaririmbaga mu makorari, ni mu kihe gihugu mwari muri aho ngaho? Twari ni mu gihugu cya Kongo, ko niyo navukiye, niyo nakuriye. Niyo twaririmbiraga, kandi twaririmba ku matorero bene yoroheje. Urabona itorero manini ntayabaga cyane, ariko nyine abaho abantu bari batuye bagiraga urusengero rumwe, akaba ari rwo turirimbamo. Naririmbaga ahantu yitwa mu Magunda, ni mu nce za Gatanga kuba hazi. Aho niho natangiye kuririmba. Ni kera kabisa, ni kera. Nakongera nkabaza ntese aho ngaho ni kera, ariko nyuma twaje kubamenya nanone mu gihugu cy'u Rwanda, twumva bavuga hari umugabo uririmba, haza no kuvugwa indirimbo wanditse iranamenyekana cyane, indirimbo bita ngo Igorigota kera waricaga, cyangwa se wahita uko ushaka. Bamwe bavuga ngo noneho ubigorogota, biterwa n'uko umuntu yabyumvishe niko agenda bivuga. Iyo ndirimbo yaramenyekanye cyane ndetse ibasha gukora ku mitima y'abantu, abantu barayiririmba bagafashwa bakanezerwa, kugeza naho bakomeje gushakashaka kugeza aho bamenye ko iyo ndirimbo ari wowe wayanditse. Ese iyo ndirimbo wayitubwiraho iki? Wayanditse uri mu bihe bihe? Hari ryari? Imaze gusohoka ni gute wumvishe? Donc wumvisha abantu bayivugaho iki? Imana ishimwe ko iyo ndirimbo yageze ahantu henshi, kandi uko nyihimba ntabwo nabitekerezaga, nta nubwo nabiteganya ko izagera hose. Ariko burya nicyo kikubwira ikintu kiri mu mugambi w'Imana. Iyo Imana yashatse gusohora ikintu cyayo, ikora uburyo bwayo wowe utazi. Mu by'ukuri nyihimba nari ahantu ku Rusumo, nigishaga ku kigo cya segonderi aho bita Rusumo High School. Niho urabona buri mwarimu yagiraga umunsi wa recuperation wiwe. Uwo munsi rero na recupere nibwo nagiye ndicara ahantu, ariko byari byabajirijwe n'ahantu twari twasengeye. Izo nyigisho ndazumva, noneho duce zikomeza kunjyamo, nayo no mu bihe byiza cyane. Icyo gihe nibwo nagiye ndicara nandika iyo ndirimbo. Ariko rero ko nyandika numvaga gusa ko nari mfite inshingano nka conducteur wa korari,
nkuko wabivuze Gitarama mu itorero rya Restoration Church niho mbese n'itorero navuga ko ari nkatwe twarishinze atari nyeje nyine birumvikana tware benshi kandi iryo torero rizamurwa n'iyo korari gusa niyo mbese korari niyo yatumye iryo torero ribaho niko navuga yazamuka rero nari mfite inshingano zo gushaka indirimbo nayihimbye muri iyo cadre mbese muri iyo nzira nshakisha indirimbo za korari ariko mu by'ukuri nari no mu bihe byiza senga ameze neza iyo ndirimbo rero ihuye n'izo nyigisho iraza n'icyo genda isoye rero nge numvaga atari indirimbo nziza ariko nyigejeje muri korari maze kuyigisha abaririmbyi barayakira numva bayakiriye vuma mu buryo budasanzwe nanjye mpita numva ko iyo ndirimbo idasanzwe hanyuma nagiye igenda ikwira mu nce zose nanje ubwanjye nkayibaza bagasa nkaho atari nje bayihimbye kandi ari nje koko bayihimbye nuko ntababwira murakoze cyane iyo ndirimbo nk'uko tubivuze ahubwo ubu tubivuze gake kuko ni indirimbo yamenyekanye abantu barayimenya kandi usibye no kumenyekana ni indirimbo ihimbitse mu buryo bwiza igenda ikora ku mitima y'abantu cyane n'ubu ngubu tekereza indirimbo y'icyo gihe utubwiye ariko kugeza n'ubu ngubu ikaba ari indirimbo ikiririmbwa ahantu henshi hatandukanye so twavuga ngo Imana rero ibaho umugisha kuri icyo gikorwa yabashoboje gukora yego ikindi nabaza iyo ndirimbo se ko yaramenyekanye ariko niyo ndirimbo yonyine wanditse bimeze gute aho ngaho naho watubwira oya nanditse indirimbo nyinshi cyane gusa nazigishaga korari yacu yitwaye Code des Anges nubira hari mu itorero rya Restoration Gitarama izo ndirimbo abantu barazizi nazo ariko kubera ko sinzi ko nabivuga twazisohoye mu makasete abiri ya korari yacu ariko ntizamenyekana ariko n'ubundi zirazwi hari n'izo abantu bashobora kuba bazi ariko batazi ko ari ntibamenye n'uwazibye kandi buriya indirimbo zimenyekana n'iz'umuntu yashize hagaragara ku giti cye akazisohora zikagenda zikajya hanze ariko izakorari burya zimenywa n'abakeya kugira ngo umenye ngo naka niwe wayanditse ubundi nta nubwo byakagombye kuvuga ngo indirimbo yasohowe na korari ngo bongere bavuge ngo yahimbwe na naka ko iba yatanzwe n'ari ya korari nkuko ariko indirimbo zirahari nyinshi murakoze cyane mwene data bukuru uramuzi no mugabo ushobora hari aho tuhavuze Gitarama nibaza ko nawe wahakoreye uramuzi ushobora kugira ibibazo nawe umubaza wenda na mbere yaho waba umuzi ukamubaza ndamuzi cyane mze ndakwibuka mu kibanza cy'iwacu mu Kamombo uri konditeri w'ikorari iwacu yes nari ndi muto cyane sinari nzi sinibuka ibintu byinshi ariko hari ibyo nibuka ikorari iwacu mu Kamombo uyirimo na ba Mariemu Papa Bonke hariho na ba Moza Ango Moza bavuzaga gitari solo harimo na ba Yonadabu nabo baracurangaga none nagira ngo nkubaze muri icyo gihe ubona imiririmbire y'icyo gihe n'imiririmbire yacu ubu ngubu wayigereranya gute wagira icyo bitubwiraho kuko nkwibuka kera mu muziki urakoze cyane rero imiririmbire y'ubu n'iriya ya kera biratandukanye hari aho bihuriye birumvikana twese turirimbira Imana turirimbira abakristo bakanezerwa ibyo byo twese tubihuriyeho ariko icyo dutandukanyeho ni kimwe ubu ngubu imiririmbire y'ubu yabaye nk'inyamwuga sinzi ko nabyita ni abantu bakora bafite nk'ibindi baba bagamije ariko twe twaririmbaga cyane tugamije kunezeza itorero ry'Imana kugira ngo abakristo banezerwe bishime hanyuma bumve n'ijambo icyo ni cya kabiri kandi ndagira ngo ngishimangireho cyane bumve ijambo rituruka mu ndirimbo buriya umuririmbyi ni kimwe n'umupasitori abantu benshi birukira kuba pasitori ariko ntibamenye ko umwanya barimo buririmbyi ari ukomeye kuruta n'uwa pasiteri uti gute impamvu uvuga ngo aramuruta
pasiteri ashobora kumara ibyumweru bitatu atabwiriza ariko nje ntambona buri materaniro yose nagombaga kuririmba ubutumwa bwanje nkabutanga bugatambuka rero abaririmbyi ubu ngubu icyo nshaka kuvuga ubu nyine nta butumwa twicyumva mu ndirimbo nta butumwa burimo pe ukumva indirimbo gusa ngo mana yanjye umva nabyo ni byiza mana yumva ajya bavuga gute ibyo nkorera ni byiza amwe akarangiza gutyo undi akamufata agatangira kandi kujya wa undi yatangiye bakagenda gutyo baje kugera nk'igihe bogiye nk'ahantu heza bakabyina noneho rero amagambo yandirimbo akabura ariko twarimbaga indirimbo igitero ca mbere umuntu akagikurikira tukaja kuri refre tugafata icya kabiri inyigisho zose mbese izo pasiteri gutanga tukazitanga ariko ubu ngubu rwose abantu baje ari abantu nyine baba bafite ibindi bishakiye tazi n'inyungu zabo hari n'ababihemberwa hari n'ababigira gute ukumva cyo ni uburirimbyi ne bushakisha imibereho ya hano ariko mu by'ukuri mu bijana ibintu mu buryo bw'ubumana nta bintu bikirimo cyane nico navuga bitandukanye urakoze cyane mvandimwe Felix nigitangaza cyane kubona umusaza nk'uyu wahimbye irandirimbo Gorigota kera waricaga ashobora kuba atarazwi ndagira ngo mbwira abadukurikiye cyane cyane uyu niwe musaza wanditse irandirimbo kandi iyi channel yacu ikangurira durashaka kumenyekanisha umuntu waba waragize amateka mu buryo bw'umuziki kugira ngo tugire record y'inibura yiwe y'icyo yigeze gukora nkaba no kubaza ikibazo cyanyuma none se kumaze kuvuga yuko abaririmbyi biki gihe baririmba uduce twa message bitandukanye n'ibya mbere mwe mwafatiraga ibitero nk'uko wagiye ubivuga none nuwe bujyanama ushobora gutanga ku baririmbyi biki gihe kugira ngo babe bashobora nono kuba binjira mu muziki neza murakoze cyane ngira ngo ibi bimaze kuvuga mbere bishobora gutuma nibyo byatanga n'inama inama ya mbere nuko abantu batangira guhimba indirimbo zifite ireme zigisha ubundi kandi hari ibintu abantu batandukanye neza hari indirimbo zo kuramya hari indirimbo zo guhimbaza hari indirimbo zivuga butumwa hari indirimbo mbese zingeri nyinshi ngira ngo urebye igitabo cyo gushimisha uzakirebe uzasanga aho banditse ngo indirimbo zo guhimbaza Imana indirimbo zo kuramya indirimbo z'urupfu indirimbo ibyo byose none rero twagombye kureba tukamenya ngo turakora ibyo umurimo dukora buririmbyi uri mu ruhe rwego ko baririmbye kenshi nabwiye ko arabavuga butumwa nabavuga butumwa yego kuramya buri muntu wese agomba kuramya Imana abaririmbyi tukabafasha uburyo bwo kuramya ariko muririmbyi nyawe no muvuga butumwa indirimbo rero zigomba guhimba zigamije ivuga butumwa zigamije kugira ngo zihindure abantu tuwahindura abantu gusuririmba kandi kamwe ubu gusa abantu bitaye ku majwi ijwi gusa kumva ngo ijwi akagenda ari higa sinzi ngo bari mu kugira ubunyine ariko ntiyite ku magambo y'indirimbo rero icyangombwa twite ku magambo konteni y'indirimbo indirimbo igizwe n'amagambo ameze gute ashobora gufasha abantu gute nuja kuririmba n'indirimbo umenye ngo iyi ndirimbo ngiye kwiririmbira abantu irabafasha iki hari korali nkunda y'Abadventiste yitwa Ambassadors ijya ahantu henshi ahantu hose iri ijana n'indirimbo yaho indirimbo z'abana indirimbo nigeze kubona nimwe y'inzitiramibu indirimbo mbese indirimbo zose domene zose bazinjiramo kandi burya nibwo buririmbi bijya nibwo kwigisha gwenda gukangurira abantu nico nifuriza abaririmbyi bacu bareke biriya byo kugenda bafata uturirimbo dufi cyane utageze n'icyo tuvuze sinaba utagira icyo tuvuze tuzuye message tuzuye mwara message tuzuye bashaka indirimbo zifite message zuzuye kandi bazirimbe bitoze hari igihe mugenda bararirimba bagera hagati ukabona barahindutse bakabyina bakagira bute ntitube tugicumva
nimba ari uko ganje maze gukura sinzi ariko ntitube tugicumva kubona gusa abantu ko bararuka n'aya message ukabura yibuze rero nico nakwifuriza abaririmbyi bahari mu byukuri babifate bamenye ko ari Imana bakorera bamenye ko umunsi umwe bazabibazwa ntabwo umuntu apfa gukora ikintu gusa atazabazwa ndumva ari uko nababwira. urakoze cyane sinzi muvandimwe niba ari ikindi yakubaza. Okay, musaza rero ati ikibazo aho giherereye abantu baritera indirimbo bakaba barasimbutse tutarumva ya message y'ingenzi ku ndirimbo abantu bakaba barasimbutse ikindi ngo bagahimba indirimbo ngufiya. Ubwo rero abaririmba muri iki gihe mwumve impanuro z'umusaza kugira ngo dukomeze gukora umurimo kandi tuwukore neza udafite ikibazo carico cyose. Hari ahandi hato ndi mugerageze kumubaza umuziki mu by'ukuri ni ivugabutumwa. Ese kuri ubu ngubu ubona abantu bakiwukora nk'ivugabutumwa ryuzuye wabivuga iki? Ngira ngo nabivuze ko batabikora nk'ivugabutumwa ahubwo babikora nk'ibintu bibafitiye bo ubwabo inyungu bashakisha arabakora ku giti cyabo ukabona barashakisha cyane icyo bashize cyane imbere n'amafaranga kubera iki niyo mpamvu ubona umuhimbyi agerageza gushaka indirimbo zijyanye cyane n'urubyiruko rutoya mbese agashaka kunezeza abantu ariko ubundi wakagombye hari urugero ntanga rw'umuririmbyi witwa Theo mu by'ukuri Theo kuzareba indirimbo ziwe zakunzwe kubera iki zakunzwe kubera ko amagambo ari mu ndirimbo abantu bakunze kuyumva cyane ari abayumva neza ari abayumva nabi hari abumva ko ari amatiku hari abandi bumva ko ari bakabyakira nk'ijambo nyine ayo magambo rero ayo magambo niyo nubu akenewe mu ndirimbo ko niyahindura niyafasha nicyo inama nabagirayo ni uguhindura bose bakashakisha indirimbo zivugika indirimbo zifite ireme zikomeye umuntu yumva kumva nyine n'indirimbo yahimbwe n'umuntu yicaye yatekereje. Murakoze cyane. Mbere yuko dusoza sa nuba umuvugizi hagize umuntu wifuza kugukenera ko bavuze ko wandikaga indirimbo umuntu wenda waba wifuza ubufasha bwawe ese kuri ubu wamwandikira indirimbo ubwo bushobozi uracyaba ufite bimeze bite? Nta nubwo ahubwo nayo kibabwira ndacyari umwanditsi w'indirimbo ndazifite n'ubu nyinshi gusa ijwi n'ubusanzwe sinaringira ijwi ryiza gusa njyewe icyo narinzi gutoza abaririmbyi kamenya no gushakisha indirimbo ariko indirimbo ndashakisha n'ubu nagutoza abaririmbyi n'abatoza ariko ijwi busanzwe singira ijwi ryiza cyane njyanumva abantu bavanga umuririmbyi muri ibyo ariko mu by'ukuri ijwi singira ijwi ryiza cyane ariko indirimbo zo n'ubu ndazifite. Hari igihe nabwiraga abantu nimuze mutware mwe mubasha kuririmba ariko ntihagize abaza ariko ubu ngubu nanjye maze kwipanga ngiye gushakisha ukuntu ubushobozi zo ndirimbo zanjye zazibyaze umusaruro rwose nizo gahunda afite kandi ndabizi ko Imana izabifasha bigakunda. Bari badukurikiye rero uyu ni umwanya wo gusoza tubabwira duti mugira amahoro. Uyu ni Gospel Umurabyo TV aho tugenda tubazanira ya makuru agiye atandukanye. Uyu munsi kwa turi kumwe n'umusaza wanditse indirimbo Gorigota kera waricaga ngira ngo mwabikurikiranye ikiganiro ndetse yavuze ko n'uwamugana kuri ubu ngubu yabasha kumuhimbira indirimbo. Jya hariya ku Murabyo Gospel TV ukore subscribe urakomeza kubona ibiganiro byacu uko bukeye nuko bwije. Twababwira tuti shalom shalom murakoze cyane.